Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muri mu mpande zose z'isi ndetse naho muri ku migabane yose y'isi, nkubwira ngo wowe ukunda Imana cyangwa se ukunda ibyo dukora wakomeza udushyigikira unashyigikira umurimo w'Imana ukanda kuri YouTube channel ya Beraka Choir. Nakubwira yuko ari korali nziza cyane ndetse ifite ubutumwa bwiza bw'Imana. Nkubwira ngo rero kanda like ndetse utange na comment, uraba ushyigikiye umurimo w'Imana ugere ku isi yose. Nongera nkubwira kandi ukeneye ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa wagana John Step. Nakubwira ko dufite ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa by'akarusho, ikawa nziza cyane. Dukorera hano Kimihurura hafi y'agasoko ko mu Rugando by'akarusho, kandi dufite ishami hano Igikondo. Aho waba uri hose rero nta mwanya ufite wo kujyayo, twagukorera delivery kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse. Udukeneye rero waduhamagara kuri nimero 0786 22 20 91 cyangwa se ugahamagara 079 20 52 317. Nkubwira ngo uzaryoherwa, kandi abashaka kumbona nzi neza ko nimugana John Step muzahansanga kandi muzishima. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi, abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Turabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi, ndetse wowe aho uri utamerewe neza, uri mu buzima bugoye cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye, reka nkubwire ngo komeza kwihangana, Imana irabigenza neza. Nongera kwifuriza icyumweru cyiza abari ku munsi nk'uwo turiho hano iwacu mu Rwanda. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru nka GASARO TV n'ubundi, nkuko nabasezeranyije ko ibihe byose nzahahora ku bwanyu, nkabazanira amakuru umunsi ku wundi, isaha ku isaha, ndetse amakuru benshi baba bibaza cyangwa se baba bafitiye amatsiko. Muri iyi minsi rero ishize nibwo hagiye hakomeza gutambuka inkuru ku mbuga nkoranyambaga y'umukobwa, reka nkoreshe iryo zina, cyangwa se y'umudamu, kuko kuri uyu munsi nta makuru turumva yuko yamaze kudivorsa byemewe n'amategeko. Reka statiye tuyigumisheho ko ari umudamu cyangwa se umubyeyi. Amazina yiswe n'ababyeyi akaba yitwa Munezero Aline. Munezero Aline ni umukobwa mwiza cyangwa se umudamu, reka nkoreshe iyo mvugo y'umudamu benshi bakunda, ndetse n'umu actress mwiza cyane, yaba muri filime zigiye zitandukanye kugeza kuri uyu munsi, aho yubatse izina rikomeye muri filime bitwa Bamenya series. Iyi filime rero ni filime benshi muzi kandi mukunda, ndetse n'uyu mudamu aho akunzwe cyane n'abatari bake. Impamvu mugarutseho rero ni iyihe? Impamvu mugarutseho ni uko mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize aribwo yakoze ubukwe, ndetse we n'uwari fiancé we ari we witwa Lionel, bagakora ubukwe bwiza cyane ndetse bw'agatangaza. Wabonaga ko rwose ari ubukwe navuga buteguye kandi bufite gahunda. Impamvu ngarutse kuri ubu bukwe rero ni uko noneho mu minsi yagiye ishira byagiye bibazwa ati se Lionel na Bijou baratandukanye? Lionel ati ntacyo mbivugaho, Bijou nawe kumva ko nta kintu ashaka kubivugaho cyane. Kuri ubu rero igihari ni ikihe? Mu minsi yashize ngewe amakuru mfite ku itariki ya 13 akaba aribwo uyu Munezero Aline cyangwa se Bijou agiye kubyara. Hanyuma rero aragenda abyara nta n'ikibazo, umwana ari w'umuhungu, ndetse Imana reka tuyishime ko yamugiriye neza ikamuha n'umwana muzima, nabyo biba ari ishimwe rikomeye. Kuri uwo munsi rero benshi ntibamenye amakuru, murabyumva ko benshi abayamenye bari inshuti za Bijou, umuryango, abantu be ba hafi. Itangazamakuru ntabwo ryigeze rimenya amakuru, ariko icyo gihe amakuru ngewe
narayumvishe hanyuma nyahamirizwa n'uwo hafi cyane y'uyu biju cyangwa se Aline. Icyakurikiyeho rero ni uko hashize iminsi nawe yababajijwe n'umunyamakuru, hanyuma arangije ati ibyo mwumvishe cyangwa se amakuru ari kugenda avugwa niyo koko nabyaye umwana w'umuhungu, ati kandi nshimiye Imana. Aho benshi rero bahise bibaza ati se uyu mwana yaba ari uwo yabyaranye na Lionel cyangwa se yaba ari uwundi mugabo? Impamvu mbigarutseho rero ni iyihe? Ni uko kugeza kuri uyu munsi Lionel Sentore noneho amaze gutanga amakuru, ndetse navuga ngo verisiyo ye benshi barahita bakuramo igisubizo. Kuri uyu munsi rero mu gitondo cyo kuri iyi tariki ya 22 uyu mwaka turimo, nibwo Sentore Lionel akaba ari we mugabo wari warashakanye na Biju yavuze we ubwe ko yatunguwe no ku mugore we Munezero Aline cyangwa se Biju yabyaye. Hariho benshi bahise bibaza ati se nimba koko ari umugore we, ni gute ko umugore wawe yabyara amakuru ukaba wayayoberwa ntumenye ko umudamu wawe yabyaye? Hanyuma rero benshi baramuzi ko Lionel kugeza kuri uyu munsi aba ku mugabane w'i Burayi, ndetse akaba ano makuru yatangarije ku kibuga cy'indege. Yabajijwe niba atashye Kigali guhemba umugore we uherutse kwibaruka. Hanyuma amagambo ya Lionel yasubije yavuze uti ntunguwe cyane no kumva aya makuru. Hanyuma arangije abaza umunyamakuru ati yarabyaye? Ayo makuru sinarinyazi, ariko ubwo ndayamenye, ariko ntacyo nari mbiziho. Byumvikane ko rero aya makuru nawe ashobora kuba yarayumvisha agasa n'uyirengagiza, kuko kugeza kuri uyu munsi ntitwahamya yuko Lionel atigeze amenya ko Biju atwite, nubwo yaba adatwite inda ye cyangwa se ataratwite inda ye, kuko uno munsi Biju yamaze kubyara. Ntago twahita duhamya ko atarayaza, ahubwo ashobora kuba yumvishije ko yabyaye, bigashoboka ko we atigeze ahita amenya ayo makuru, ariko gutwita ko akaba yarabizi. Hanyuma abajijwe uti ese mu bigize urugendo rwawe harimo no guhura na Biju? Arangije arabihakana ati njye urugendo rwanjye rurimo akazi n'umuryango, Biju ntabwo arimo. Ayo ni amagambo y'umugabo washakanye na Munezero Aline ariwe Biju. Ndetse yavuze yuko mu bimuzanye Kigali harimo gahunda zo gusura umuryango we, kuruhuka no gukora umuziki we. Ariho benshi rero bahise batangarira ati none se ko twajyaga twumva yuko buri wese ntacyo ashaka kubivugaho, tukaba twaratekerezaga yuko ari bya bindi by'agatwiko, ati n'uyu munsi noneho umugabo ubwe akaba yihamirije uti amakuru yo kubyara k'umugore wanjye twanashakanye tugasezerana imbere y'Imana, cyane ko aribo banasezeraniye. Ngira ngo murabyibuka yuko hagiye havugwa amakuru menshi yuko aba bombi batigeze bajya mu murenge, ndetse na Rutayisire ariwe wabasezeranyije nawe akavuga uti rwose nanjye narabishwe. Ayo akaba ari amakuru ubwe yitangarije, ntabwo ari njye ubivuze. Navuga rero ni ibintu byakomeje guteza urujijo, cyangwa se abandi benshi bakomeza bavuga bati noneho rero ati kugeza uyu munsi nimba Munezero yabyara, ntago noneho Lionel yabaza ayo makuru, ubwo bivuge se ko inda yaba itariye? Ari byo benshi bakomeje kugenda bibazaho. Ndetse umunyamakuru yabajije Lionel Sentore uti bivuge yuko rero mwatandukanye? Ati ibyo gutandukana byo ati simbizi, ubona mbese ashatse gusa n'ubikwepa, ariko nanone mvuga ngo asa n'uwatanze mesaje. Kugeza kuri uyu munsi rero n'ubundi Biju ejo bundi nabwo nibwo yashyizeho amagambo ubona yuko aryohewe n'urukundo arimo, risa nishimye cyane, aho yavugaga ko urukundo ariko umuntu muba muhuza ndetse mukaba mwakumvikana. Uyu munsi rero benshi
bariheze mu gihirahiro ati rero ikigaragara cyo nuko byaba bishoboka yuko uriya mwana Munezero yabyaye atari uwa Lionel, abandi bati cyangwa se ni agatwiko Lionel aje guhemba umugore we. Mbese hagiye hibazwa byinshi bitandukanye, ariko mpamya yuko kugeza kuri uyu munsi umuntu atabaje guhemba umugore we basezeranye imbere y'Imana, hanyuma abe yabazwa aya makuru yuko aje kureba umudamu we narangiza bihakane. Icyo cyo ntekereza ko bitaba ari ukuri, ahubwo hari byinshi yaba atarifuza gutangaza, cyane ko yabwiye umunyamakuru uti ndacyari hano mu Rwanda, tuzicara tuganire umbaze buri kimwe cyose wifuza kumenya. Navuga rero ugutandukana kw'aba bombi kwakurikiwe ndetse navuga n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukana zivuga yuko n'ubundi Bijou agiye gukora ubundi bukwe, agiye kurongorwa n'undi musore, ndetse havuzwe byinshi bigiye bitandukanye kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu, namwe murabizi. Navuga rero yuko umwana wa kabiri n'ubundi Bijou abyaye, murabizi ko uwa mbere amufite, ndetse kugeza kuri uyu munsi ari proud ye, akaba anishimira yuko amaze kubyara undi mwana wa kabiri, ndetse no mu magambo ye yitangarije akaba yaratangaje yuko ashimye Imana yuko yibarutse undi mwana w'umuhungu. Murabyumva rero ni ibintu byiza ndetse byo kwishimira. Nawe urabona yuko Bijou kugeza kuri uyu munsi ari mu munyenga w'urukundo, aho Lionel we yabajijwe nimba kugeza kuri uyu munsi biramutse bigize uko bigenda ati ukaba wabona umwana se wajya mu rukundo, ati reka reka reka, ubona yuko nta bintu by'inkunda ashaka kuvugaho cyane. Rero navuga kugeza kuri uyu munsi murabizi cyangwa se mwagiye mumenya amakuru y'uyu Bijou, aho yambitswe impeta n'umusore witwa Bijuru Benjamin, icyakora ibyishimo bikaza kurangira bidakunze, bitamaze kabiri bagahita batandukana, ndetse ari nabwo yahise ahura na Sentore Lionel, bakaba bakundana ndetse urukundo rwabo rukaba rwarageze ku ntego, aho ariho yamwambitse impeta. Nyuma y'igihe gitoya nabwo bakora icyo bise ubukwe, ariko nanone hadaciye kabiri nabwo tujya kumva aba bombi batandukanye. Ubwo rero reka mvuge ngo nimba uyu munsi Lionel yamaze kuvuga ko atarazi amakuru ya Bijou cyangwa se amakuru y'umugore we, reka mvuge yuko ntawamenya. Nicyo ngewe navuga cyangwa se nicyo nsorejeho. Icyakora Bijou nubwo mu minsi yashize nawe yemeye yuko yibarutse umwana w'umuhungu, yarabajijwe nimba uyu mwana yaba ari uwa Sentore Lionel, bari baherutse gukora ubukwe, nawe yanga kubyemera ndetse yanga no kubihakana. Urumva yashyizemo hagati uti muri bakuru namwe muzicagurire, nimba ari uwe nimba atari uwe namwe muzicagurire, yanga kugira icyo abivugaho. Ubwo rero kugeza uyu munsi Lionel we verisiyo ye yatangaje yuko atunguwe no kuba umugore we Munezero yaribarutse umwana w'umuhungu. Reka mvuge ngo tuzagenda tumenya amakuru umunsi ku wundi, ndetse yaba na Bijou nawe hari amakuru uko byagenda kose nk'icyamamare azitangariza, ndetse tumubwira ngo asubireyo nta mahwa. Ni ukuri ni byiza cyane, umwana ni umugisha wa mugani, ndetse na Lionel nawe akomeza mube hafi n'ubundi nk'uko yamubaye hafi, cyangwa se nk'uko n'ubundi hari urukundo. Niyo abantu batandukana biba byiza iyo babanye ntibabane nk'abanzi. Ngayo nguko rero, ayo ni amagambo ya Lionel, ndetse nongera mvuga ngo akaba ari ikiganiro yakoranye n'umunyamakuru w'igihe.com. Nyaboneka tujye dukotinga aho tuba twakuye amakuru, biba ari byiza cyane kugira ngo twuzuze umwuga wacu nk'abanyamakuru, biba ari byiza cyane. Nkubwira ngo rero
nka Sandra umunsi ku wundi nzabagezaho amakuru ndetse n'andi tuzagenda tumenya tuzagenda tuyababwira. Ngayo nguko rero amakuru yarayo y'uyu munsi ndetse twifuriza Bijou umwana we akomeze akurire mu biganza by'Imana ndetse na Lionel nawe akomeze agira ibihe byiza aho ari hano mu Rwanda. Reka mbabwire ngo nakagaruka. Ciao ciao. Mukomeze mugira ibihe byiza. GASARO TV.